mwifurije kugubwa neza ubafasha umwanya ugakurikira Isango Star TV mu cyo kuri uyu munsi ariko ndizira ko na gahunda zacu kuzagize inyurana muri izo ndirimbo zagufashije kugira ngo winjire mu gitondo cya kuri uyu munsi nyine umeze neza. Reka ngo ikaze mu kiganiro The True Service mu bikorwa biri mu bitandukanye, waba uri mu kazi, waba uri mu rugo, waba uri mu rugendo. Reka ngo ikaze mu kiganiro The True Service cyo kuri uyu munsi. Ngiye tugiye kubana kuva kuri iyi saha kugera ku isaha 7 origine ariko ntabwo mbadeye nyine bitewe nabona kire bitewe na service nyine batanga. Impamvu ikiganiro The True Service ni uguharanira kwimakaza umuco wo gutanga service nziza cyo kwakira batugana mu kazi kacu ka buri munsi. Niyo ntego n'intumbero ikiganiro cyacu ko nawe yakabaye intego n'intumbero yawe mu kazi ka buri munsi kugira ngo tuzamurwa n'igicumi cya service inoze bikaba uruhare rwanjye bikaba uruhare rwawe wowe tubana umunsi ku munsi. Wanakijyamo uruhare cyo kiganiro unyarukiye ku mbuga nkoranyambaga zacu kugira ngo wewe wahasiga ubutumwa bitewe n'ikifuzo ushaka cyangwa nawe wifuza ko twatumira cyangwa ibyo ingingo twazaganiraho nyine muri iki kiganiro bitewe nyine na service uhabona cyangwa service uhabwa muri rusange. Tujye twiga umuco wo gushima no kunenga. Mu gihe service yawe ari nziza ukayishima hari itafari ushyizeho, mu gihe yawe ari mbi ukayinenga cyangwa ukayanga hari itafari nabwo ubushyizeho. Twige umuco wo gutanga feedback kuri service twahawe ariko natwe bazitanga twiga umuco wo kwakira buri feedback duhawe, yaba ari ukunenga ubyakira ubikosore no gushima umutega amatwi kandi ukomerezeho. Nibutse cyane muri kano kanci tugiye kugarukaho tujye kureba zimwe muri service za bimwe mu bigo bifasha guhuza abakozi ndetse n'abari nyine batanga akazi muri rusange. Aho gataho ngaho aho nagiye muri kano kanya nacyo batiri kumwe mpereye ibumoso bwanjye ndi kumwe na Nishakeza akaba ari ushinzwe nyine guhuza ibikorwa mu kigo cyitwa Cause Rwanda. Tuhaye kaze mu kiganiro cyacu Keza. Murakoze. Yes, dukomeje ibumoso bwacu turi kumwe na Bwana Sankara Jackson akaba ari umuyobozi nyine w'iki kigo cya Cause Rwanda. Tuhaye kaze mu kiganiro cyacu Jackson. Murakoze cyane. Yes, ngira ngo hari abari kumva tuvuga ngo cause kugira ngo ni ijambo ry'icyongereza ni cause nyine nko kubyumva ariko dufashe Jackson izina cyatse gusobanura iki tunabihuza na service dutanga muri iki kigo AAZ ubwo tubena bihurira naho igitekerezo cyavu. Yego. Murakoze cyane mbere na mbere tubanje kubashimira kubwo ubutumire bwanyu. Cause ni ijambo ry'Inyarwanda niyo nabivuga gutyo. Riva ku ijambo umukozi. Twagerageje kugoragoza bitewe nuko twashakaga gukora ikintu umuntu azumva izina agahita understanding icyo dukora. Niba twarize uturemajambo neza tuzi icyo twita igicumbi mu ijambo. So kozi rero ni igicumbi cy'umukozi. Twashatse kubisanisha na service dutanga y'abakozi aho dufasha ibigo bigiye bitandukanye ndetse n'abantu ku giti cyabo. Ubwo ndavuga abantu babashaka abakozi bo mu rugo ariko bakababona mu buryo bworoshye kandi bwizewe kuko ntabwo ari service nshya mu Rwanda kuko twese dusanzwe dukoresha iyo service y'abakozi cyangwa dusanzwe tuyikenera ariko uburyo byakorwaga wabonaga ko ari uburyo budaciye mu mucyo. Nimba bivuga gutyo ngira ngo sindiwe nibeshye cyane kuko wasangaga byabaga ari ibintu bigoye. Ugashaka abakomisiyoneri bakagufasha gushaka umukozi cyangwa se ugahamagara mu cyaro. Twebwe niko twajyaga tubigenza tugahamagara mu cyaro ngo twohereza abana batakiri mu ishuri baze badufashe ariko mu by'ukuri ugasanga ni ibintu bigiye gutwara process ndende ariko na nyuma y'iyo process ndende ugasanga wa muntu nta bumenyi afite. So rero kozi yaje nk'igisubizo kuri izo service. Ubu turimo turafasha ibigo bigiye bitandukanye ariko nanone indi ntego nyamukuru yatumye kozi itangira ni uburenganzira bw'abakozi. Nubwo twavuga ko abakozi babuze ariko hari n'ikibazo cy'uko n'abahari bari mu kazi badafatwa neza bityo ugasanga birimo biratuma byubaka urukuta hagati y'abandi nabo bashaka kwinjira muri uwo mwuga bityo ugasanga iyo shortage bayeho n'abagiyemo bagashaka gukora ibitaboneye kugira ngo bakuremo amafaranga bigendere. So rero nicyo twaje gukemura abakozi muri rusange. Jackson ni projet ishingiye ku mukozi wo mu rugo gusa cyangwa
haratekerezwa n'izindi angle zifite aho zihurira n'ibyo, kuko usanga hari n'ikigo cyari gikeneye wenda gukora amasuku, umuntu wita ku bantu runaka kugira ngo dufashe. Hari project gusingiye kuri abo bakozi bo mu rugo gusa cyangwa no mu zindi hanga? Kozi ntabwo ishingiye ku bakozi bo mu rugo gusa, kuko n'amakampani n'ibigo tugenda tubihereza abakozi, ahubwo kozi yibanda ku bo twita aba support workers. Ubu tuvuga aba support workers ni ba bakozi tuba dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko wenda badafite impamyabumenyi z'ikirenga, ariko bafite ubumenyi nanone bwo gusavinga ku isoko ry'umurimo. So rero naho ngaho duhera turebamo abakozi bo mu rugo, tureba abakozi bakora mu nganda, abakora amasuku, kubera ko aba bantu batoya, abantu badafite izi mpamyabumenyi byasaga nkaho badahabwa amahirwe yo kuba nabo bagira access ku tuzi tugiye dutandukanye. So rero twebwe kozi nicyo dufasha ibigo ndetse n'abo bantu ku giti cyabo. Ntabwo ari ukuvuga ngo dutanga abakozi bo mu rugo gusa, ahubwo na business zikeneye abakozi, abo bakora amasuku, abasavinga n'abandi bagiye batandukanye, twebwe tubafasha kubabona kandi mu buryo bwizewe, kuko byasaga nkaho byari bigoranye. Ariko twebwe umwihariko wacu twibanda cyane cyane ku bakozi bo mu rugo, kuko niho twabonye hari gap nini, kandi burya iyo uvuye mu rugo ukajya mu kazi uba ugomba kugira umuntu usigira urugo, ugomba kugira umuntu usigira umwana, ndetse yewe no mu kazi kacu ka buri munsi nk'aha ngaha tuba dukeneye umuntu ukora amasuku kugira ngo turi buze kwakira yakirirwa ahantu hasa neza. So rero umwihariko wacu twibanze cyane cyane mu bakozi bo mu rugo, ariko ntabwo birimitinga n'ibindi bigo bikeneye abo bakozi, kuko buri sector yose ikenera aba support workers muri rusange. Ukiri aho hari kimwe uvuze narinze ngo ati kubikora kinyamwuga, kubafasha kugira ngo bikore kinyamwuga, aho bishatse kuvuga iki? Kubafasha kugira ngo bikore kinyamwuga sinamahugurwa mu bagenera, ni murabigisha mukaba certificate nyuma dufashe kuri iyo ngingo ngo dukurikira abashe gusobanukirwa icyo dushatse kuvuga. Iyo tuvuze abanyamwuga biri mu buryo butandukanye, biri mu buryo bw'ubumenyi, biri mu buryo bwo kuba abo bantu bizewe, kuko kwizera umuntu ntabwo ushingira ku bumenyi gusa, n'imyitwarire, byose ni ibintu ugomba kurebaho. So twebwe rero muri kozi umwihariko wacu nuko umukozi mbere yuko tumujyana mu kazi, mbere na mbere turabanza tugakora background check, tukamenya ngo ese uyu muntu imyitwarire yimeze gute, dukurikije amakuru tugenda tubaha agiye atandukanye, amwe bakura mu nzego za leta zemeza ko abantu nta byaha bakoze cyangwa se ibindi bintu bakurikiranweho. Ariko noneho nyuma y'aho ngaho tukagira na training tubahereza training zigiye zitandukanye, ariko nari buze kuvuga ngo turi training center, ahubwo buriya tugira n'ama training center tugenda dukorana nayo kugira ngo duhereze abo bantu bari skilled. Ariko sofa harimo abo duhereza, tujya tugira ama workshop dutegura ku kazi, bityo tugatumiramo bamwe muri ba bandi tubona ko bari kuri waiting list y'abagomba kujya mu kazi. So ibyo rero bituma twizera ubunyamwuga bwabo, ariko nanone tukizera ku bijyanye na professional ethic, kuko abantu nicyo kintu kenshi bakunze kurekarama, bavuga ngo aba bakozi bo mu rugo ubunyamwuga bwabo buri hafi ya ntabwo, yaba mu mivugire ndetse no mu myitwarire. So rero twebwe twibanda kuri icyo kintu kugira ngo wa mukozi dutanga abafite ubumenyi, ariko nanone abafite n'imyitwarire ihwitse. Ngo turakoze cyane, kugira ngo Keza dufashe kuri ino ngingo, harushaho kuba dukurikira kibazo ibyo bintu bikorwa bite, yaba ari uwo mukozi kugira ngo amakuru ye agiharangiye umushaka mbashe kuyabona, ese bikorwa bite ngiye kugira ngo mbashe kumubona, ni ngombwa bikora gute ngo ngiye mbashe kumubona, n'ubwo ufite ubwo bumenyi kugira ngo abashe kumenya ayo makuru kandi anashyire hari ku mugaragaro, bikorwa bite muri rusange? Okay, dufite a platform yitwa Kozi platform, wayishakisha kuri Google, ni www.kozi.rw.rwa. So ushobora kujyaho, iyo ugiye kuri iyo platform ukareba kuri homepage, hari ahantu bagusaba either urashaka umukozi cyangwa urashaka akazi. So abashaka akazi bo bahita bakanda aho ngaho, baba badafitemo konte barushaho kumanuka kuri screen, hari ahantu handitse ko wafungura konte,
then bagashyiramo imyirondoro yabo nk'uko ibasaba, amazina yabo, amazina y'ababyeyi, there is a lot of information bagusaba aho ngaho ushobora gufilingamo. Wamara kuyifilingamo uba ufunguye konte, so hari n'ahantu bagusaba either uri mu basic worker cyangwa nyine hari categories ebyiri. So urayifilinga then ugashyiramo na skills zawe na roles na responsibilities ushobora gukora, ku buryo uwo muntu uzaza gushaka wenda arashaka wenda umuntu umukorera mu receptionist, ashobora gukanda akavuga wenda uyu nguyu afite azi ubumenyi, azi gukoresha Microsoft Excel, azi Icyongereza, azi Ikinyarwanda. So iyo afunguye iyo platform haba hari ifoto y'uwo muntu, hariho ushobora gukanda ukareba n'izindi informations. Then twebwe wamara wenda guhitamo wenda top 5 selections zawe ukazitubwira, then umuntu tukamukontaktinga, yagera kuri office tugakora further vetting, tukamusaba n'ibindi bintu benda bidashobora kuba biri kuri iyo page. Harusha kwibaza ngo bisabwa iki, ni ngombwa ngo mbe mfite igipapuro runaka cyerekana ko mbizi, cyangwa ni kuba mbigiyumvamo gusa? Oya, ushobora hari abantu babyiyumvamo, hari n'abantu, ariko iyo ufilinzemo hari ahantu bagusaba gufilingamo CV yawe, ariko ibyo ngibyo biba biri option. Hari abantu bataba bafite CV, so mu gihe udafite iyo CV niho natwe tuba dufite taking your step yo kuba vettinga baje muri office, kuko natwe dukora further vetting kuza kumenya nimba uwo muntu ese ibyo yanditse n'ibyo, ko ushobora kwandika ko uzi kurera abana, uzi no guteka, ugasanga ugeze mu rugo hari ikintu kimwe kimisinga, wari passionate yo kurera abana utazi guteka ariko warabyanditsemo. So niyo mpamvu dukora iyo further vetting, tugakomeza nyine nawe hari ibibazo tukubaza nyine watugezeho kuri office. Turi mu kiganiro kigaruka ku itangwa rya service, imitangire ya service. Aba badufasha, ndufata urugero, badufasha mu bintu bitandukanye. Hari usanga nyine hari imyumvire cyangwa ubumenyi buke ku kijyanye no kuvuga ngo iyo tuvuze ngo service inoze kunuzura murimo, uruhande rwanyu cyangwa uruhare rwanyu mu gukurikirana wa muntu kugira ngo abe yagira kuri urwo rwego n'uruhe? Kuba yagira kuri rwego kuvuga ngo yumve ngo uyu muntu ngiye gukorera, iyo tuvuze ngo service inoze, buri wese ufite icyo akora, hari ibyibanze cyangwa hari ibimuriye kugira ngo ya service arusheho kuginoza, kugira ngo ibyo abumenye kandi abushyire mu bikorwa. Nkuko yabivuze, hari ama TVT dukorana nayo, ama training centers. So iyo tukohereje no muri urwo rugo wenda ukagenda wavuze ko hari ibintu uzi, tugasanga wenda ntabyo uzi, twebwe tugufasha kuguhuza n'abo ba partners twamaze gukora, kugira ngo wenda bagufashe kunoza, kuko hari abantu baba bafite passion, hari n'abantu baba bafite ubumenyi. Ushobora kuba ufite passion yo guteka, ariko wagera ahantu wenda bakakubwira guteka ibintu utaruzi guteka. So tugufasha nyine kuguhuza n'abo ba partners, tukareba ukuntu wakwadvancinga kugira ngo nawe ugere kuri stage. Iyo nkunganiyeho ku bijyanye no kubafasha kugira ngo banoze service, kozi tugira ibyiciro bibiri. Tugira yarabikomojeho, hari ababa bari skilled, andi umuntu ashobora kuza akadusaba umukozi ushobora kuba afite ubumenyi bwo guteka byimbitse, atari bya bindi byacu twirira nk'abanyarwanda, umuceri, ibirayi, akaba akeneye wa muntu usa nkaho ari skilled. Ibyo byose ni ibintu aspecifyinga iyo agiye guhayaringa umukozi kuri platform yacu, ariko ntago bivuga ko n'abandi babikora as passion nabo batabona ayo mahugurwa. Nabikomojeho mvuga ni hari ama workshop tujya dutegura. Ayo workshop rero tugenda dukorana n'ayo ma training center, bityo babakozi dufite mu rwego rwo kugira ngo tubongerere ubumenyi, tukabatumira abari mu kazi cyangwa se bitegura kujya mu kazi, bityo n'aya ma training center kubera ko ari imikoranire tuba dufitanye, bakaza bakaba bagira nkanuza nk'isomo bashobora kuba bahereza kuri abo bantu, kuko ikintu twibandaho cyane buriya ni service inoze. Kuko nk'abantu twagiye dukorana nabo nibo bantu n'ubundi basa nkaho ari aba brand ambassador bacu, kuko ni service turebye n'uburyo bikorwamo, kuko ntago dutanga umukozi gutyo gusa, ahubwo iyo tuguhaye umukozi tugira n'icyo twita ongoing management. Babakozi bacu turakomeza tukabakurikirana, tukamenya ngo ese umukozi twaguhaye arakora inshingano yaje watubwiye ko aje gukora, kuko twagiye tubona
nk'umuntu uza gushaka umukozi urera abana yamugeza mu rugo atari kuzajya unateka ati mfite n'imodoka uzajya uyoza ati dufite n'inyuma akarima k'igikoni nako karakureba so ugasanga bya bintu bigiye kuba imbogamizi ku mukozi na za nshingano ze biri buze kumubera umutwaro kuba yazikora so rero ibyo byose tubikora kugira ngo tumenye ko bwa burenganzira bw'umukozi bwubahirijwe biturutse muri za serivisi arimo gutanga ariko nanone tukabikora ku nyungu z'umukoresha turimo gukorana nawe kuko hari abakozi nanone nabo tugeza mu kazi cyangwa se bagera mu kazi bagakoresha ya mvugo mu kagora isaba ugasanga ntabwo arimo atanga serivisi nk'uko bikwiye aragerayo umwanya mwinshi ni kuri telefoni undi ari mu bindi biterekeranye n'akazi yagiye gukora icyo gihe wamukoresha twahaye umukozi aba yemerewe replacement bitongeye kumutwara process kuko kugira ngo ubone umukozi kuri platform yacu ni amasaha 48 bisaba iki ni gute bisubiriza hamwe icyo bisaba ngira ngo yabikomojeho ni uko hari form tuguhereza ushobora no kujya kuri platform yacu ukayibona urayuzuza hari amakuru tugenda tugusaba umukozi ushaka ese n'umu housekeeper n'umu babysitter n'umu cleaner cyangwa se byaba bikombininze izo options zose ukazihitamo ukajya kubijyanye na n'umushahara uri willing to pay ariko ngaruka no kuri icyo kintu umushahara wacu hera kuri 60 and above kuko abakozi bacu tubishyura amasiransi mu kwivuza aka kanya turimo turakoresha mituweli as we are approaching izindi insurance companies kugira ngo ziduhereze izindi asiransi so iyo rero umaze kohereza ayo makuru yose hari team ishinzwe iyo recruitment process bo batangira process yo kugushakira umukozi niho rero tuguhereza amasaha 48 as maximum ashobora no kuba amasaha 28 kuko dufite abantu bahagije pe aka kanya turimo turabara abantu bagera mu bihumbi 9 kuzamura bari already registered kuri platform yacu tukagira n'abandi bantu barenga ibihumbi 200 basura platform yacu as monthly visitors so dufite abantu benshi bahagije ku rwego no mu masaha 28 ushobora kuba wabonye umukozi wawe kandi ufite bwa bumenyi rero iyo ugezeyo ugasanga bwa bumenyi budahagije cyangwa se byarabaye bya bindi ngo kagora isaba twebwe uratubwira nkakozi tukarenginga replacement tukakuzanira undi mukozi bidatwaye ikindi gihe cyo guhamagara mu cyaro ngo ukohereze umwana yego kimwe nakwaza Jackson inyungu kuri buri ruhande yaba ari uriya ukeneye umukozi yaba n'uriya mukozi ikindi ubitubihuza n'iki ngiki ikibazo cyari gihari naje gukemura mubona bigeze ku cyo kigero bitamusarura cyari iki yego urakoze inyungu zirahari ku mpande zombi yaba ku mukozi kuko buriya umukozi yari afite ukuntu yakoraga ugasanga za nshingano yaje gukora sizo akora ikindi ugasanga abenshi buri abakozi wasangaga ku mushahara wabo warazaga iyo umukoresha yabishatse harimo bari bajyaga batubwira ngo abakoresha bacu babaye nka banki zacu bahora batubwira ko bayatubikiye bazaduha mu kwa 12 so ugasanga wa mukozi mu by'ukuri nyuma yo gukora akazi n'inshingano zisa nkaho zirengeje izo yaje gukora agiye no kubona umushahara we bitinze cyangwa se bigoranye ikindi ugasanga wa mukozi umukoresha kumwirukana uko abyukiye ibumoso akavuga ati sinyigushaka aha ngaha igendere so wasangaga nta security ku bijyanye n'umukozi uri mu kazi ariko nanone ugasanga no ku bijyanye n'ibyo bamugomba nabyo byazaga mu buryo bugoranye so urwo ni ku ruhande rw'umukozi dufite amatestimoni agiye atandukanye y'abakozi abantu bose badukurikiye bashobora no kujya kuri social media zacu bakabireba hariho testimonies aho abakozi babivugira itandukaniro riri mu kuba umuntu yajya mu kazi yijyanye cyangwa se no gutangwa na company tugarutse rero kubakoresha abakoresha bo bafite inyungu nyinshi kuko buri ikibazo cya mbere cyari gihari mu Rwanda cyari uko washoboraga guhereza gusigira urugo umukozi ariko ukabutizeye ko nutaha uri buze gusanga hari ikintu kikiri mu nzu so ugasanga harimo ikibazo cy'uko uwo muntu udafite na information ze
turabizi twese mu Rwanda nta muntu wemerewe kubika ibyangombwa by'undi muntu. Mbere abantu niko babikoraga, ngo afite umukozi akabika irangamuntu ye, ariko buriya indangamuntu ni indangamuntu, ntabwo ari iranga abantu. Indangamuntu ni umuntu ku giti cye. So ugasanga rero bijemo ikibazo, ushatse kubikora gutya akaba azi ko hari amategeko agomba kumugonga, ariko nutabikoza akavuga ati se umutekano w'ibyanjye wo mwizeye gute? So rero kozi tuba dufite amakuru ya wa mukozi ahagije ku buryo in case hagize ikintu kibaho, uwo mukozi kuba byafatwa cyangwa se yagaragara byahita byoroha. So icyo rero ni benefits abakoresha bizeye security y'ibintu byabo, ariko noneho icyisumbuyeho bizeye na za skills z'abakozi. Kuko babakozi atwara umukozi azi ngo uyu mukozi ntwaye afite ubumenyi cyangwa se yujuje bya bindi byose nshaka muri wa muntu. Iyo atabibonye rero aba yemerewe no kwaka replacement kugira ngo abone noneho wa mukozi ufite bwa bumenyi bwose yifuza. So rero ku mukoresha no ku mukozi ni ikintu kigaragara ko hari umusaruro cyatanze, kandi abantu rwose twakoranye nabo baduhereza reference y'abandi bagiye batandukanye, kuko ni serivisi ubwo ndahita ngaruka no kuri impact bimaze kugira. Ni serivisi isa nkaho uburyo tuyitangamo burasa nkaho ari bushya, abantu ntago barabyumva, ntago umuntu arumva ko ashobora gukoresha umukozi wa company, yumva ko umukozi yizeye cyangwa se ari bwibonere, ari wa wundi ari buze kujya gukura mu cyaro, yoherejwe n'abamukecuru be mu cyaro. So biracyagoranye, haracyakenewe ya advocacy, ari nabyo duhozaho kugira ngo abantu babashe understanding imikorere yacu, banayadapte bayishyire mu byo bagomba gukoresha, kuko ni ibintu bakeneye. So mbere rero byasaga nkaho byabaga bigoranye, ugasanga umukomisiyoneri aguhaye umukozi umwishyura 60,000, ageze hariya nawe umusabye undi araje atwaye wa undi yamaye. So ugasanga ya security y'ibintu byawe ntabwo ihari, ariko na wa muntu ntabwo umufite, kuko hari uwiyemeje kumucuruza nk'igicuruzwa, amukura hamujyana. So rero ibyo ngibyo ni ikintu dusa nkaho tumaze gusolvinga mu buryo bugaragara, kandi tunarebye no kuri impact tumaze kudrivinga, usibye ku bakoresha no ku bakozi. Urumva twese tumaze iminsi tubona ibibazo byo kuvuga ngo urubyiruko nta mirimo. So turimo turanafasha, turimo turashyiraho itafari ryacu nka kozi kugira ngo icyo cyuho gihari tubashe kugifixinga. Ubu aka kanya turabara abantu bagera mu 3,100 bamaze kubona akazi banyuze kuri platform, yaba abo ngabo bo mu rugo, yaba abandi dutanga no mu nganda ba Manipowers n'abandi. So ni umusanzu dutekereza ko atari mutoya, tutakita mutoya, kandi n'ubundi ingamba zirakomeje kugira ngo turusheho ku driving izo impact muri community yacu. Keza nyangwana n'usubiza umuntu arabashije kiriti ku ruhande rw'uriya mukozi we bisaba iki, hari ikiguzi bisaba kugira ngo ajye kuri platform, kugira ngo muhugurwa nawe cyane muhugurwa kumukurikirana ko ndageze mu kazi, hari icyo bisaba ku ruhande rw'nyine kujyana n'ikiguzi muri rusange ku ruhande nyine rw'uriya muntu ukeneye akazi? Ku muntu ukeneye akazi kugira ngo ajye kuri platform nta kintu bimusaba, ni just registration, gushyiraho ibyo bagusaba, and then ugategereza ko wenda hari umuntu uzasaba wenda serivisi utanga, nta kiguzi bisaba. Ikindi nanjye ikibazo cyanjye sijya bari mbogamizi ko wenda bikorera ikoranabuhanga gusa, hari abantu badafite ubumenyi wenda bahagije ikoranabuhanga, usanga nabo benshi ashaka kuba bari muri kano kazi, ashaka kuba mu cyaro, ashaka kuba adafite smartphone, ashaka kuba adasobanukiwe no gukoresha ikoranabuhanga. Uyu we mwamutekerejeho iki, cyane cyane ndanguri mu cyaro, mwamutekerejeho iki? Okay, twahavinze a meeting muri twese nyine, natwe icyo kintu tugitekereza, kuko hari n'abantu baduhamagara bakatubwira nta smartphone mfite, ariko tukamubwira nimba udashoboye kuza kuri office twagufasha, wowe watwohereza wenda imyirondoro yawe tukayigufilingiramo, nubwo tuba dushaka ko umuntu abyifilingiramo. Twashatse no kwegera Irembo ku buryo twakorana na ya makioske matoya y'Irembo, wenda hakaba hariho sign yakoze yuko dukorana, kugira ngo wenda umuntu uciyeho wenda adafite iyo smartphone, adafite ukuntu yajya kuri iyo platform, yakwegera umuntu wo ku Irembo akamubwira wenda akamufasha muri iyo process. So there's a plan that's in place yo kugira ngo muri izi workshops turi gukora, hari na workshops dushaka kujya muri izo ntara,
tugafata wenda nk'icyumweru tukagenda tugasura izo ntara tukabavugisha wenda tukababwira n'abandi bari gukora already tukababwira uburenganzira bwabo bari mu kazi tukababwira kuri kozi abifuza kujya kuri izo platform tukanabafasha kuko twe tuzaba dufite nyine ama device yacu tukabafasha kujya kuri izo platform. Mu masegonda 30 uyu muntu utanga akazi ubwo ni ushaka ko ari boss w'umuntu hari imyumvire yo kuvuga ko biraheze ko nakoresha uyu muntu akuyaha byamenda kuruta uko najya gufata undi muhari wakareba ku giciro uwo muntu message byo wamugenera icyo ari guhomba cyangwa iki cyangwa nikiza nyine kumvisha umuntu yuko wenda yakwishyura service fee yacu kugira ngo abone uwo mukozi no kugira ngo wenda nkuko yabivuze ajye mu cyaro yifatira umwana ukirangije ishuri biba bigoye kugira ngo umwumvishe ko yakwishyura ibyo ngibyo kandi yabona umuntu mu bavandimwe waza gukora ibyo bintu biba bigoye ariko at the end of the day tuba tukuzaniye umuntu uri vetted umuntu uzi ibyo akora tuba tukuzaniye umuntu uri skilled wenda mu buryo bwe kandi no muri iyo service fee nubwo tuyigusaba rimwe kugira ngo uyitange wenda n'uwo muntu yazagutenguha twaza gushakira niya replacement muri ya service fee yawe so nyine biba bigoye kugira ngo wumvishe umuntu pe ntabwo message imwe no kubona no guteka ufite mind ipipoze n'icyizere no kugira an open mind ukumva yuko turi ku moving forward ukumva yuko ayo mafaranga utanze azakubyarira umusaruro azagira umusaruro nyine aguhereza because turi kuguhereza umuntu ukora neza turi kuguhereza umuntu twizeye turi kuguhereza umuntu ushobora no gushakisha mu gihe wenda nk'uko yabivuze kwa kundi ushobora kugenda ugasiga wenda umuntu akakwiba cyangwa akakwiba ibintu byawe ubuzi naho watangirira umushakira ni nkaho tukugiriye nyine imyirondoro ye tuba tuyifite kuko aba yaduhaye muri ya form aduhereza na wenda 3 or 4 referrals aho yakoze cyangwa abantu bamuzi na nyine tuba dufite izo informations so ushatse no kutangira kumushaka ubuzi aho watangirira kurusha wa muntu wasanze wakuye mu mavandimwe wakuye mu cyaro wenda utazi naho uzamushakira twebwe tuguhereza iyo security yuko ushobora kumushaka in case habaye ikintu. Yes, ni peace of mind ndetse na service nziza ntabwo dubwigana ku musozo Jackson ahazaza hibingibi byango ntabwo ari mwe kigo gishobora kwa kibikora wenda wenyine cyangwa turi ahazaza mubona ari ibintu bigana hehe bitewe n'imbaraga n'urugendo uko bimeze ariko ibyo gihe bigendana n'icyo mubona imbogamizi zigihari n'icyo musaba kugira ngo ziza byakuru kugira ngo ziveho muri rusange. Urakoze cyane icyerekezo cyo twese turabibona niyo tujya dukunda gutanga urwo rugero iyo tubona urubyiruko rwinshi rwambuka binyuze mu nyanja rujya i Burayi iyo urebye imirimo bakora it's the same job turimo dutanga ahangaha so igihari nuko mbere na mbere turabanza tuyizamurire value twumve ko atari akazi gakorwa n'abantu baciriritse nk'uko abantu bamwe na bamwe bakunda kubyita ngo ni akazi gaciriritse nitwongera value cyangwa se agaciro kako kazi bizatworohera kubona abantu benshi baza gusavingamo ariko nanone bizanakurura na babandi bafite ubumenyi n'abandi bafite ubumenyi baze muri ya industry abakoresha nabo babe bizeye ubumenyi bw'abakozi bagiye gukoresha so ikindi nitureba ahazaza umujyi wacu uri muri huta cyane uri muri huta ku rwego turimo tubona aba investors bashora mu gihugu barubaka imiturirwa umunsi ku wundi so dutekereza ko iyi ni service izakenerwa mu buryo buri hejuru tujya dukunda kuvuga ngo twebwe abakozi dutanga ntabwo bazasimburwa na AI kuko ntabwo uzashaka AI izakurerera umwana ntabwo uzashaka AI izagutekera so bivuze iki bivuze ko haracyari amahirwe yuko aka kazi cyangwa se iyi service iramutse itanzwe neza ishobora kuzagira impact nini ishobora kudrivinga ari naho mboneraho gushishikariza n'abandi batekereza kujya muri iyo business model cyangwa se n'abayirimo kuko harimo n'abayirimo bayisize icyasha aho umuntu
ajya kurangira umukozi akamuca 15,000 ngo by'inifomu na badge uraca amafaranga umuntu utarabona akazi urumva hajemo bwambuzi bwo gushukana ubwo hari n'inzego ziba zibishinzwe so rero ntekereza ko iyi serivisi tubashije kuyitanga neza ku rwego rwiza n'abo bandi bari muri iyi business industry ntekereza ko bishobora kudrivinga umusaruro munini ku bantu bashobora kuyikenera so rero twebwe nk'akozi intego ni ugukomeza gufasha abantu bagiye batandukanye kubahereza abakozi bizewe ariko nanone tuziba cya cyuho cy'urubyiruko rudafite akazi kuko buriya ari nacyo tukunda kurwana nacyo there is this mindset y'abantu ugasanga umuntu asoje kwiga culinary art ni ibintu byo guteka ariko bamubwira uti hano hari akazi kajyanye n'ibintu byo guteka ntabwo ari muri hoteli ni mu rugo rw'umuntu ati reka ntabwo nagakora so urumva ko ya mindset abantu baracyayifitemo kandi rimwe iraba imbogamizi mu rwego rwo kuba abantu bamwe bahabwa serivisi cyangwa se abandi batanga serivisi so ntekereza ko rero nidukomeza gufatikanya nibyo bintu turimo kudrivinga kugira ngo tugerageze guhindura izo mindset yaba ku bakozi ndetse no ku bakoresha bumve ko amafaranga agiye kwishyura ari worth kuri serivisi agiye guhabwa iragusevingira umwanya iraguhereza umuntu ufite ubumenyi kandi iranaguha security so ntekereza ko rero ibyo byose bikubiye hamwe impact yo iragaragara none ndetse no mu gihe kizaza reka mashimire cyane Jackson cyeka niba imva gutomwa mufite icyo cyangwa cyo mwabwira baradukurikiye mu segonda nka 30 murakoze icyo nabwira abantu nuko bagana platform yacu bagana kozi mugenzi wanjye yabivuze ushobora kujya kuri platform yacu ukiyandikisha nk'ushaka akazi cyangwa se ukiyandikisha nk'ushaka umukozi so bayigane bayikoreshe ni platform iri user friendly ku bantu bamenyereye ibintu by'ikoranabuhanga cyangwa se batabimenyereye bashobora kujya kuri systeme yacu iri user friendly iroroshye kuba wayikoresha kandi ikindi ntabwo ari web application gusa dufite na mobile app bashobora kujya muri Play Store cyangwa se App Store bagasacingamo Kozi Rwanda then bahita bayibona akayidownloadinga bityo agatangira kuba yayikoresha kandi ikindi ishishikariza urubyiruko ruyigane ruyikoreshe kuko kuri Kozi dufiteho utuzi tugiye dutandukanye dufite utuzi twita party time aho nk'umuntu urimo kwiga ashobora kugira shift ya nimugoroba ashobora kuba yakora abiga muri weekend bakaba bajyaho bakabona utuzi tugiye dutandukanye so bayigane rero bayikoreshe nicyo nababwira kandi serivisi dutanga uwayigerageje wese atubera intumwa ku bandi bose yes reka mashimire cyane Sankara Jackson ndetse na Nishakeza guturuka muri Kozi murakoze cyane yes reka dufate akaruhuko